sinakubwira ngo nabuze amafaranga kandi ubona nsa nayo ndiha rubanda tabigenza guteze aho umuntu akubaza ikibazo waceceka akanga kacukumbura mwari ko harya n'ubu nturarongora ese ari fitasiyo yambonanye hari impeta nambaye n'ubu nturabyara hari pamperisa gusanganye n'ibyo se simvuga ko bayita ngo ni kanza n'ikiboneza mvugo ndabyukaje batubwira cya gihe ngo kukwibutsa no kwibutsa icyo utibagiwe ariko hari ukundi kuntu babyita ngo ni ikibazo mbabaza akagukandira cyongera igikomere ufite suko nta maternity yabonye nta baby shower yabonye yego nibere ntiryaguye ngo wararyonkeje ako n'ubu nturabyara n'igihe warongorera koko kongera akakandagiraho akongera akashinga nk'umusimari so kurota inzu ishya yego ahanini bivuze ngo ni inyatsi y'imbaraga yego itagira ikisiga itagira ikirekura nk'uko inzu ihira n'ibintu byose by'agaciro umuntu aba atunze icyo usohoye mu buzima bwawe ugize Imana ukabukuramo cyane ubwo ibindi byose biba Imana ukabukuramo cyane ko ari igihe utabukora ibyo ngibyo nawe funga igisenge cy'akanwa neza zirika ndabwira nde ndavugana nande ndavuga iki ese ni igihe cyo kurata abana impyisi zihuma ni igihe cyo kurata ibyo mfite abandi bashonje ese ni igihe cyo kugira ngo njye muri kompetisiyo y'ururimi wegira kompetisiyo y'ibikorwa byivugire kurusha bifite ukuntu bivuga kandi bisa igikorwa kiravuga akanwa kagarukira uko kiba kiravuga kikagaragara ko byarangiye kandi igikorwa kivuga udahari akanwa kavuga uhari ngo numvise ariko mvuze nti narakoze uravuga ati ni kwande ni kwa runaka ninde wakoze ibi ni runaka hari akanwa karavuga la parole s'envole amagambo araguruka rwose ariko igikorwa wakoze buze iyo bango tujye kwa rubangura arahari kamushimire hano nkaho mukuza ariyo hariya kandi ngo numva hari uko byanagenze ariko harakitwa kwandi kwa nyine kwa makuza none handi kwa rujugiro satwe kwandi se nyine ntibahagusha se waracyariho urumva umuntu yubaka ibintu bifatika ibikorwa inyanza kwa ntuze kuri ya mata hahandi kwahaje nyiraho nta nagihari ariko waracyari kwandi kwahaje none se ni uhari utinya ibikorwa tinya kubaka izina nubaka ibikorwa reka kubaka akanwa hamwe nubaka umunwa ubundi abantu kubaka iminwa nabavuga butumwa n'abapasiteri bica n'abanyamakuru n'abahanzi nibo bemerewe kubaka iminwa nabwo iminwa y'ibyiza nako nubuka nawe uzagusenyukana nuririmba ngo inyoni yaridunze nyine ziyidunda ntongere guhambira nawe kudundana indirimbo njya numva kasi n'umuhanzi yasinziriye ni atari rero ubaka ibikorwa remezo bifatika ko busaba ko hari ibyo uzubaka umuyaga ntubura ukuntu bigenza yego izi ni zimwe mu nzu uramusanga se afite iki kuko ntacyo babonye ariko nkosore bashiki bacu nanakosore barumuna bacu ushobora kubona afite ikintu gifatika ariko ufite ijambo rifatika Imana yabitse muri njye tonde wisuzugura cyenda gake hora umuntu ingeso mbi muhore ko adahuye na karakteri y'ushaka ariko wimuhora situation de vie wimuhora aho ubuzima bumuteretse ushobora kuhamwimura iyo kujyana habi yanagutwara heza yego rata mukuri pe narabibonye ukabenga umuntu ugasuzugura umuntu umuhora situation yarimo ejo ugasanga atari ngo uhere ifite cyangwa uricara he ukabura aho ukandagira suko wakandagira nawe waririmbye wavuze washakuje washyizeho amatiku dore ntashoboye biramunaniye burabura arapfuye ingegera ariko wowe ufite izindi mbaraga ufite capacity yo kuyobora ukajya wicara umureba kuri televiziyo ubaka ibikorwa ko hari umuyaga bivuze ngo ugomba gukora cyane hanyuma ikindi buramba bwiza kuri ni inzozi abantu bakina nazo ariko mbi cyane kurota wambaye ubusa muri public kurota wambaye ubusa muri rubanda ku isoko muri mall ahantu hose mu bantu waba wambaye ubusa hasi wambaye ubusa hejuru waba uri tuni
wambaye ka kenda k'imbere gusa icy'ingenzi ni uko wambaye ubusa mva Jerry ni umwuka w'ikimwaro ku rwego utigeze utekereza ufata ideni ntiwishyura birakunanira ukarwana nabyo ugakayakaya ugafata habika ntibishobora gukundana n'umusore rimwe kubera iki umwanzi aba yakugose yego cyo Imana dutabare cyane ahantu naho kwitonderwa nuvuga ngo iyo urambaye ubusa ni ukuvuga ngo hari amagambo azaza kuri wowe kandi uzaba utabigizemo uruhare nta muntu wiyambura ngo ajye ku muhanda avuga ngo bagiye gushyira hanze ibintu ceceka bika hanyuma icyanyuma cyo kurangira ni ukurota umutingito umutingito tremblement de la terre ukumva wewe Nshuti yanjye ukabirota mu minsi mike biragutigisa ibijya mutingito ngo hari ibyago ariko bitari bari igihe kinini ariko bisiga bikubise ikintu muri 5 minutes umutingito marakana gato ariko wangize ibintu umuntu umusenya ibintu utamenye uko bingana kandi ibi bintu mvuze bya mbere ari umuyaga ari umutingito ni force surnaturelle ni ibintu utagira urebe control no mu makontra y'ibintu mukora mwubaka aravuga ngo ibintu byose nzabyubaka ariko yo hajemo catastrophe haje umutingito cyangwa haje undi muriro utakozinzwe nawe cyangwa ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Hambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka nkwifurize ikaze no kugira ibihe byiza ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka ndabasubije mwese aho muherereye mu mujyi wa Kigali hanze y'umujyi wa Kigali mu ntara enye zose zisigaye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo hanze y'u Rwanda turabasuhuje cyane Imana y'amahoro ibahe umugisha amazina n'ijere turagarutse n'ubundi muri za nzozi zo kwitonderwa mushumba waramutse yanda amahoro ndashima Imana ndanezerewe kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ko biri kose icyo tuzi cyo nuko ibyiza bikomeze kuza Jerry ugihumeka ukiriho ucyumva ubasha gushoboka ntuhagire ikigukanga ntihagire ikibakanga indirimbo urayizi yego kuziririmba zo kwa rugamba rwose burya akenshi niba nta serume kurimo kubitaro byo gutora ibinini kwa muganga ukaba umeze nabitora ntacyo babaye nta mpamvu kudashima Imana uko biri kose yego Zaburi yaravuze ngo Uwiteka naza ntazaceceka yazaza kandi naza ntago azaceceka kandi iraza abaturenganya ntizaceceka aho muri Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu turacyakomeje ariko umunsi w'ejo ncumva ntekereza ko twazashyiramo inzozi ndaza kuzivuga nitonze nziza zitavuga ariko zifite ikintu zivuze nazo Yesu aguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti yego ntekereza ko kuri uyu munsi mwiza abagiye materaniro barindi bakomeze kandi bafashe muri byose turacyari kuri za nzozi utagomba gusuzugura cyangwa wiyibagize ariko ntizigutwarire n'igihe ngo zikunanize ahubwo wibaze ubundi uhereye ku wa kabiri yego izi nzozi nababwiye imbaraga zo gusenga uzazishyire mu gutekereza imbaraga zo mu gusenga uzabishyire mu gutekereza usengesha ibitekerezo se oya banza utekereze d'abord ibyo ugomba gusengera cyangwa buryo ugomba gusengamo ibyemezo ugiye gufata numara gutekereza ibyemezo ugiye gufata usaba Imana kubikuyoboramo kuko ahangaha ushobora no kuba unasenga unaniyirizwa ukanabigwamo bino bintu iyi mitego yose ukayigwamo ko ntushobora kumenya ngo ninde ushobora kuba ari igihe twicaranye hano imbere ushobora kuba wari uwo musengana ushobora kuba ari umuntu w'ubwo unakugirira akamaro ariko yahindutse utabizi nabyo bijya bibaho
kuko hari icyo ataramenya atarakura kuri wowe ntaragera ku muzimpamo watumye akugenda iruhande. Yego. Abantu ukabereka ibintu mukagendana akwigiraho akanaca bugufi kuko hari icyo ashaka akaniyoroshya ukamugora uko ushaka ariko wafite tageti y'ikintu yagutagetinzemo. Yego. kandi byanga byakunda iyo atarakibona bugira ngo ni umuntu muzima. Soro kurota no kugira ngo atakigeraho. Mugumaze mubane ari hariya uri hariya agishaka atakibona. Ubundi nakubwira iki? Uzamubera nk'intoki ziri kuyora ifiriti. Burya nta ntoki zakora ifiriti wazishyiramo urazireba ziri hariya ariko ntabwo umuhisha ibiyiko n'ibiki byose ariko zigashiriramo nyuma akajya areba kuri ntabwo afata ifi mu mazi ngo nuko zikoga ntayifata to nubwo waba uzi kwibira gute ntiwafata ifi mu mazi niyo wagira gute ariko ngo yibagirwa vuba ifisi ngo yitega umutego yagera imbere igahita ikata ikagaruka. Icyo gihe hari umutego ufite se ugira ngo ntacyo wakora kindi. Yego. Twe ntabwo tumeze gutyo ubwenge bwacu tunako tuba tureba. Nakubwiye ngo afite umuzimpamo w'icyo ashaka kuzabona kuri wowe kandi yamara kukibona caho. So rero umuntu wese urose abona inzu iri gushya ushobora kuba ari yawe ushobora kuba ari undi muntu cyangwa se iyo utazi ushobora kuba ari ababyeyi ushobora no kurota inzu ishya kandi nta nzu ugira ushobora no kubona ikintu cya etaje kirimo gishya kandi wibera mu gatoya ariko icyo bishatse gusobanura byose impamvu ni imwe. Iyi nzu ihiye hasigaramo iki? Ivu n'abantu barashya bagahiramo amakara kandi umenye neza buri gihe uzi ko ngo burya umuriro ukinga inzugi ntabwo warufungura. Izi za metalike kare bishoboka n'amadirishya bifunga bikabana cyane ntabwo bikunda kandi bihanza kwica umwotsi ariko se no kubereye kandi umwotsi ukubuza inzira unyuramo. Burya ubashije ni tactique batweretse ahantu hamwe uri mu nzu igahita ishya uhita ugomba kuryama hasi ukagenda ukururinda uryamye hasi apana kugenda uhagaze. Ko ugenda uhagaze imyotsi irakwinjiramo ubura uko uhumeka ugwa aho ngaho hapwire. Niba ugiye no kurokora umuntu wahiriye mu nzu izirika ikiziriko kirekire ku maguru noneho ugenda ukambakamba hasi imyotsi guca hejuru wa muntu mukuramo noneho mu guhindukira ugakurikira ikiziriko wazanye ni tagitike mba nkubwiye. Ubu ncanze utuntu tw'ubwenge none kumara tunyuzemo urakoze cyane. Ubundi ubonye niba iki kintu cyambe niba ni sasu rinavuze witega amatwi daboro banza uryame utega amatwi inyuma kandi niwumva aho isasu rirangirira akenshi niho ritangirira ntabwo umuntu yabizi. Hari abaryirukamo batabyumva banza uryame daboro icyo cyose ryame buri cyose banza wumva. Undi mu bintu Imana yaduhaye bikomeye hari n'amatwi banza wumve tega amatwi. Hari umuntu mugana afite igisasu mu kanwa banza wumve amakuru se ko ntaguheruka bambaye neza kana kamuraherukana se none se twana turaho ukayona utw'inyoni hanyuma se koko utakibona ukabona afite hita umutega amatwi umwumve kuko Imana yaduhaye amatwi lezoleye kandi umuntu wese wumva neza arakira. lezoleye intumva imara amabuye urumva rero urabanza ugatega amatwi ukamenya ngo niki kinkurikiye kucyambajije gutya. Ameze muri nyese stambaza mukanya ntabwo babyumva maza ngase ngo umeze ute nkamukwepa tumeze gute nkamukwepa kuki cyo nanze usashaka kukigarura kandi nanze kugisubiza nuko ari cyo akeneye. Nise nkubwira uko merewe ntacyo uri bumfashe. Ni wo muzi. Icyambere se nkubwira ngo meze neza kandi meze nabi. Cyo ntabyo nashobora rero. Ntabyo nashobora buri. Ntabwo nakubwira ngo meze neza kandi meze nabi. Yego. Sinakubwira ngo nariye kandi ntariye. Kandi sindi bwongera kwimena inda. Sinakubwira ngo nabuze amafaranga kandi ubona nsa nayo. Ndiha rubanda. Tabigenza guteze. Aho umuntu akubaza ikibazo waceceka akanga kacukumbura. Mwari kwarya n'ubu nturarongora. Hese ari invitation yambonanye. Hari impeta nambaye. N'ubu nturabyara. Hari pamperisa gusanganye.
si nk'ibyo se simvuga uko bayita ngo ni kanza n'ikiboneza mvugo ndabyukaje batubwira cya gihe ngo no kukwibutsa no kwibutsa icyo utibagiwe ariko harukundi kuntu babyita ngo ni ikibazo mbabaza akagukandira cyongera igikomere ufite suko nta maternity yabonye nta baby shower yabonye yego nibere ntiryaguye ngo wararyonkeje ko n'ubu nturabyara n'igihe warongorewe koko kongera agakandagiraho akongera agashinga nk'umusimari soro kurota inzu ishya yego ahanini bivuze ngo ni inyatsi y'imbaraga yego itagira ikisiga itagira ikirekura nk'uko inzu ihira n'ibintu byose by'agaciro umuntu aba atunze icyo usohoye mu buzima bwawe iyo ugize imana ukabukuramo cyane ubwo ibindi byose biba ugize imana ukabukuramo cyane ko hari igihe utabukuramo hari igihe utabukuramo yego ugasanga bikugoye kubera iki kuko inzu ikisobanura ibintu byumva gushya byanga byakunda mu gushya kw'inzu kubera ko ibintu byumva ngo ubisobanuye iki mu buryo bw'umwuka rero abantu mu mutima ntibagutekereza muri gahunda ntibakwiyumvira mu buzima ntimuri kumwe mbega you alone uri wenyine n'ibyo uvuga uzabisanga hanze yego uzabwira ko ushonje uzabisanga hanze uzabwira ko wariye uzabisanga hanze uzabwira ikibazo uzasanga cyageze hanze bisaba iki niba ari inzu yawe ihiye rero menya ngo ugabwa ibitero hariya niba ari inzu y'undi ihiye menya ko bigiye kuva ku bandi bantu ugomba kwitonda navuze ngo ibi bintu bisaba iki bisaba kumva gutega no gutekereza no kuza gusenga Imana iguhe umugisha amen icya kabiri ni ukurota uraswa isasu cyangwa umuheto cyangwa uterwa ibuye ikintu cyose wagukira ariko gikomeretsa ukava amaraso ikintu gituma uva amaraso gishobora gutuma ukomereka umuntu akabibona imbega ku buryo ubona ko wakomeretse bavandimwe inshuti z'Imana nubwo jeremo byumva buriya bishatse kuvuga icyari ahantu bundi iyo umuntu akurashe iyo umuntu aguteye ibuye icyo abakoze ni iki agukubita uruguma utigeze utekereza kuzagira muri make aguteye ubusembwa yego cyangwa mu kirundi ko nigenjera n'uruguma rugutera kuba ubusembwa ni nk'uko umuntu yakubenga urabona nk'ukuntu umuntu ufite uruhanga ruzima ariko nkubisibuye hano risatuye hano ubwo hano hagiye kuzamo ikintu bashyiremo urudodo ngenda ntwikiriye nihisha umuntu agukubisa ijisho rivanyemo nuvuga ngo ni ubusembwa butuma abantu bazagutekereza ukundi kuntu igikomere ni intambara ni ubugome ni uburozi ni inama mbi ni ubuhemu abantu barimo bategura kuko wanavuye amaraso yego ni ukuvuga ngo iyo uvuye amaraso nicyo yabisobanuye ni igikomere cyerekana ko imbaraga zikurwanya zigiye kuza ziri hafi yawe indi yerekana ko ukwiye kwitonda ukagira ubwenge kurota umuyaga mwinshi umuyaga ubundi kugira ngo tubashe kuba duhumeka na hano hari umuyaga no hanze haba umuyaga cyita photosynthèse y'izuba riva ninjoro uko biza kumera byose urabyumva ariko iyo umuyaga uzareba ibintu umuyaga usenya nta muntu upfa kubigarura hari umuyaga uza ugasenya hari n'usanga utuma duhumeka cyangwa tubaho gutya mu buzima ariko iyo urose ubona umuyaga uhuha ugusha ibiti utwara amabati mbega ukabona ni ibintu bidasanzwe ukabona ibiti biragwa ukabona intoki ziragwa insina mbega ukabona biri kuvanga imbere hari ahantu wahita umenya ngo nubwo atari inzu yawe bitwaye nubwo bidashenye urutoki rwawe yego nubwo bitangije ishyamba ryawe zirikana ngo mpagurukiwe n'imbaraga mbi zitwa simusega zisa n'iriya nzu iri gushya kuko umuyaga ntiwita ku gitoki kitarana umuyaga ugusha igitoki gifite kitaragira igusha ikiri hafi kwera igusha icy'umunyagara ihirika amazu n'ibiyati gatero iteko biri mu nzu muri make n'umwuka wo guseba ko nubanga inzu isakambutse se ibindi bino ntibyangirika yego kuvuga ngo nta hantu na hamwe aha rero bahitondere ni inzozi zirinkinga na karande yego ntacyo ugira ntacyo ubona ntacyo usigarana kandi waravunitse ariko bigiye gusenywa na wa muyaga
iyo biri iwawe intambara zikomotse iwawe, iyo ari iby'abandi zikomotse hirya y'uko uba ugomba kuba maso ukabyitegereza. Ikindi biha usabwa ko ukwiye gufunga umunwa wawe. Biragaruka mu guceceka. Baratubwira y'imvura igiye ngo dufunge ibisenge neza kugira ngo bitazagurukanwa n'umuyaga. Kuki badusaba ibyo ngibyo? Nawe funga igisenge cy'akanwa neza, zirika. Ndabwira nde, ndavugana nande, ndavuga iki? Ese ni igihe cyo kurata abana impyisi zihuma? Ni igihe cyo kurata ibyo mfite abandi bashonje? Ese ni igihe cyo kugira ngo njye muri competition y'ururimi? Wegira competition y'ibikorwa. Ibikorwa byivugire kurusha. Byo bifite ukuntu bivuga kandi bisa igikorwa kiravuga. Akanwa kagarukira uko kiba kiravuga kikagaragara ko byarangiye, kandi igikorwa kivuga udahari, akanwa kavuga uhari. Ngo numvise ariko mvuze nti narakoze, uravuga ati ni kwande, ni kwa kana runaka, ninde wakoze ibi, ni runaka. Hari akanwa karavuga, la parole s'envole, amagambo araguruka rwose, ariko igikorwa wakoze buze iyo bavuga ngo tujye kwa rubangura arahari. Kamushimire hano nkaho mukoza ariyo hariya, kandi ngo numva hari ko byanagenze, ariko harakitwa kwande kwa nyine kwa makuza, none handi kwa rujugiro sa twa kwande se nyine ntibahagusha se waracyariho. Urumva umuntu yubaka ibintu bifatika, ibikorwa. Inyanza kwa ntuze kuri ya mata ahandi kwahaje nyiraho nta nagihari, ariko waracyari kwande kwahaje. None se ni uhari? Utinya ibikorwa, tinya kubaka izina, nubaka ibikorwa, reka kubaka akanwa. Hamwe nubaka umunwa, ubundi bakwiye kubaka iminwa. Nabavuga butumwa, n'abapasiteri bica, n'abanyamakuru, n'abahanzi nibo bemerewe kubaka iminwa. Nabwo iminwa y'ibyiza, nako nibuka nawe uzagusenyukana. Nuririmba ngo inyoni yaridunze nyine ziyidunda, ntongere guhanga indi. Nawe kudundana. Ndirimbo njya numva kasi n'umuhanzi yasinziriye. Ni atari. Rero ubaka ibikorwa remezo bifatika, ko busaba ko hari ibyo uzubaka umuyaga ntuhubura ukuntu bigenza. Yego. Izi ni zimwe mu nzu. Uramusanga se afite iki? Kuko ntacyo babonye. Ariko nkosore bashiki bacu, nanakosore barumuna bacu, ushobora kubona afite ikintu gifatika, ariko mfite ijambo rifatika Imana yabitse muri njye. Tonde wisuzugura, genda gake, hora umuntu ingeso mbi, muhore ko adahuye na karakteri y'ushaka, ariko wimuhora situation de vie, wimuhora aho ubuzima bumuteretse, ushobora kuhamwimura. Iyo kujyana habi yanagutwara heza. Yego rata, ukuri pe narabibonye. Ukabenga umuntu, ugasuzugura umuntu, umuhora situation yarimo, ejo ugasanga ugatereka ngo uhere ifite cyangwa uricara he, ukabura aho ukandagira. Suko wakandagira he, waririmbye, wavuze, washakuje, washyizeho amatiku, dore ntashoboye, biramunaniye, bura arapfuye ingegera, ariko wowe ufite izindi mbaraga, ufite capacity yo kuyobora. Kajya wicara umureba kuri televiziyo, ubaka ibikorwa ko hari umuyaga. Bivuze ngo ugomba gukora cyane. Hanyuma ikindi, buramba bwiza kuri ni inzozi abantu bakina nazo, ariko mbi cyane, kurota wambaye ubusa muri public. Kurota wambaye ubusa muri rubanda, ku isoko, muri mall, ahantu hose mu bantu, waba wambaye ubusa hasi, wambaye ubusa hejuru, waba uri tuni, waba wambaye kakenda k'imbere gusa. Icy'ingenzi ni uko wambaye ubusa. Mva Jerry, ni umwuka w'ikimwaro ku rwego utigeze utekereza. Fata ideni ntiwishyura, birakunanira, ukarwana nabyo, ugakayakaya, ugafata habika, ntibishobora gukundana n'umusore rimwe. Kubera iki? Umwanzi aba yakugose. Yego. Cyo Imana dutabare. Imana dutabare cyane. Ahantu naho kwitonderwa, nuvuga ngo iyo urambaye ubusa, ni ukuvuga ngo hari amagambo azaza kuri wowe, kandi uzaba utabigizemo uruhare. Nta muntu wiyambura ngo ajye ku muhanda. Oya ntawe. Aho ngo bagiye gushyira hanze ibintu ceceka bika. Hanyuma icyanyuma cyo kurangira ni ukurota umutingito. Eswa umutingito, tambure moderateur. Ukumva wewe
nshuti yanjye ukabirota mu minsi mike biragutigisa ibijya mutingito ngo hari ibyago ariko bitari bari igihe kinini ariko bisiga bikubise ikintu muri 5 minutes umutingito umara kana gato ariko wangize ibintu umunota musenya ibintu utamenye uko bingana kandi ibi bintu mvuze bya mbere ari umuyaga ari umutingito ni force surnaturelle ni ibintu utagira urebe control no mu makontra y'ibintu mukora mwubaka aravuga ngo ibintu byose nzabyubaka ariko yo hajemo catastrophe haje umutingito cyangwa haje undi muriro utakozinzwe nawe cyangwa umuyaga ntabwishingizi wafata ubwishingizi bw'umutingito ntibibaho nibiza udashobora guhagarika muri we bivuze ngo ni ibintu byateguwe biri muri karande utahamagaye bitaje ariko bigiye kugutigisa ukabuza amahoro n'icyerekezo ukabura icyo ufata n'icyo ureka bihagusaba ugomba kugira bwabwenge no guhagarara wemye no kubasha gutsinda ibintu kuba guteye muri ubwo buryo yes ndumva ari ibyo ngibyo abadukurikiye tubabwire ngo urasabwa ibintu bitatu ceceka menya igikwiye ikidakwiye bavuga ryari bavugira he ndavugana nande ndamubwira iki ni igihe cyo kubivuga iki cyo gukora God bless you so much. Bless you too.